Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cy'ijana na 53, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Uwiteka Mana, urera cyane kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Turagushimira iki gitondo kubera yuko wabanye natwe ukaduha andi mahirwe kumva ijambo ryawe. Utweze dutunganye, tubabarire ibyaha byacu byo twagendeyemo. Mwami Imana, turakwinginze kandi uduhe imbaraga zo kwitandukanya n'ikibi cyose no gukiranirwa kose mu izina rya Yesu. Turahamagara umwuka wawe wera ngo amanukire kutwigisha, amanukire kudusobanurira iyo tudasobanukiwe, ibyo twica Mwami Imana, kugira ngo byose tubimenye. Afungura amatwi yacu, afungura amaso yacu, afungura imitima yacu, kugira ngo tubashe kureba, tubashe kumva, tubashe gusobanukirwa umugambi wawe ku buzima bwacu. Mana, ntitwumva uko dushaka oya, ahubwo twumva uko dushaka, uko ushaka ko wumva, uko twumva ibyanditswe uko byumva, tukumva amagambo yawe uko ushaka ko tuyumva, mu izina rya Yesu KRISTO. Kandi dushyire mu bikorwa by'ijambo ryawe neza uko ushaka ko turishyira mu bikorwa. Data wera rero, Mana igira neza, igihe twumva ijambo ryawe ukuremo twebwe uburwayi bwose. Igihe twumva ijambo ryawe uduha imbaraga zo guhinduka. Igihe twumva ijambo ryawe uduha imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa naryo, mu izina rya Yesu KRISTO. Urakoze Data wera, amen. Turasoma mu Mubwiriza ibice 7 umurongo wa 16, turavuga ngo ntugakabye gukiranuka kandi ntiwigire umunyabwenge burengeranye. Ni ukuri, ni kuki wakwirimbuza? Muri Luka ibice 10 umurongo wa 30 kugeza ku 35 havuga ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, abo mu gico cy'abambuzi baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Umurumure wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, aramwoza amavuta yerayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2, azana nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi azatanga byose birenze kubyo ngusigiye, nzabikwishyura ngarutse. Ibyo tubisanze muri Luka ibice 10 umurongo wa 30 kugeza ku 35. Gukabya gukiranuka, igice cya 2. Ejo twarebeye hamwe abantu bakomeza amategeko ariko nta rukundo bafite, ko bari abagome. Iyi niyo mpamvu Yesu yababwiriye mbere yose abibutsa icyo Dawidi yakoze ubwo we n'abo bari kumwe bari bishwe n'inzara. Biroroshye gusoma iriya nkuru y'umuntu waguye mu gico cy'abambuzi maze ugacira urubanza uriya mutambyi n'umurebi bamuciyeho ntibagire icyo bamumarira. Reka tubanza tugire ikintu twemeranyaho. Uriya muntu yaburagaho gato ngo apfe. Ibi bivuze ko yari intere. Birashoboka ko uwo mutambyi n'umurebi bibwiraga ko agiye gupfa cyangwa ko yari yamaze gupfa. Nyamara nubwo bimeze gutyo, ntabwo abatambyi bari bemerewe gukora ku ntumbi. Ikindi kintu tutagomba kwirengagiza ni uko n'ubundi Abisirayeli n'Abasamariya nabo ubwabo baraziranaga, ntabwo bumvikanaga. Dusome mu Balewi ibice 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 havuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira abatambyi bene Aroni uti, ntihakagire uwo muri mwe wiyandurisha intumbi ngo yandurire hagati mu bwoko bwe, keretse yakwanduzwa n'iya mwene wabo wa bugufi, nyina wa se n'umuhungu we n'umukobwa we na mwene se na mushiki we wari ukiri umwari akaba mwene wabo wa bugufi, kuko atararongorwa, intumbi ye yayiyandurisha. Ubwo ari umukuru mu bwoko bwe, ntakiyanduze ngo yiyonone. Balewi ibice 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ese ibyabaye noneho urabisobanukiwe? Bashyize amabwiriza yo kwera kwabo imbere yo gufasha mugenzi wabo wari ubabaye kandi uri mu kaga.
Bibiliya igaragaza neza ko umutambyi yamugendeye kure, bivuze ko yirindaga kuba yamukoraho ngo atiyanduza, aho kugenda ngo arebe uko uwo muntu amerewe. Iyi niyo mpamvu mu rukundo arimo ibyanditswe byose bisohorera. Fata urugero kuri uriya Musamariya. Uriya Musamariya nubwo yari asanzwe azi neza ko we n'Abayuda bazirana, nubwo yari asanzwe azi neza yuko we n'Abayuda batumvikana, badaca iryaka, icyo ngicyo yarakirenze, aragenda yemera gufasha uwo muntu. Wibuke ndetse n'ikimenyimenyi muri Yohana ibice 4 bitubwira inkuru y'Umusamariyakazi wahuye na Yesu, kumusaba amazi gusa. Umugore biramutangaza ati, ko ndi Umusamariya wowe ukaba Umwisirayeli, ni gute ukaba Umuyuda, ni gute nsaba amazi? Ni ukuvuga ngo no guhana amazi ubwabyo byari bimeze nk'ikizira. Imana ishimwe cyane. No guhana amazi ubwabyo byari ikizira, nkanswe noneho kujya gufasha umuntu wapfuye. Ubwo rero we hubwo yarenze ku mabwiriza yagenderwagaho mu gihe cye, aranga agenda afasha Umuyuda wari waguye aho hantu. Iyi niyo mpamvu mu rukundo harimo ibyanditswe byose bisorera. Igihe ugiye gushyira mu bikorwa itegeko nyuma ugasanga rirwanya urukundo, ujye uhita umenya ko iryo tegeko ritameze neza cyangwa wowe utarisobanukiwe neza. Nguko uko Dawidi na bagenzi be kubera inzara bariye imitsima yejejwe kandi yaragenewe abatambyi gusa, kandi Imana ntabwo yamubazeho icyaha. N'ikimenyimenyi umutambyi bayisabye nawe ntabwo yabibonyemo icyaha. Ese urabibona? Ndagusabira cyane ngo Imana iguhe kugira ubwenge, kuko ibi bintu biri mu bintu bizatera urubanza rukomeye cyane itorero ry'Imana ubwo Yesu Kristo azagaruka. Hariho abantu batanga icya 10 neza ariko batakwemera gufasha abakene. Abandi bemera gutanga amafaranga menshi mu nsengero zubakwe, ariko bene wabo baracupiye, ntacyo kwambara n'icyo kurya bafite. Bahitamo kwitangira umurimo w'Imana batanga ubutunzi bwabo aho kugaburira abashonje no kwambika abambaye ubusa. Ibyo baririmbye ibyo ntiwabivamo. Amakora ahitamo kubika amafaranga yayo ngo agure ibyuma cyangwa ibyo mu masidio yo gukora indirimbo, baririmbana n'ababurara cyangwa badafite icyo kwambara, ntacyo bamariye. Atoya, amafaranga dufite icyo twakoreye, ntago twajya ku bintu byo gusa dukomeye kunya tuyatagaguza, twazagira kuri biriya ryari. Muri kubona nguko uko abantu baca ku muntu uri mu muhanda yaguye mu gico cy'abambuzi, bakamucaho banyonyomba bakigendera bati oya, imirimo dushinzwe ntabwo itwemerera gukora kuri icyo kintu. Uko ubutunzi dufite ntabwo butwemerera kuba twabutanga, hariya dufite ikintu twabuteganyirije. Kandi ugasanga ni ikintu gifitiye akamaro wamuhatse n'icyo ati Imana tubabarire cyane. Hari abantu Yesu yavuze aravuga ngo abantu bagenda akabira ababyeyi bakavuga icyo twagomba kugufashisha twagitanze mu ituro. Hari abantu bameze batyo, ngo icyo ngo mama cyangwa papa wihangane, ngo icyo naje ugomba kugufashisha nagitanze mu ituro. Yewe mwibutse ko muri amategeko 10 nta tegeko ryo gutura ririmo. Ujye witonda, ariko iryo kubaha so na nyoko ririmo. Nuko abantu batabyumva neza, ntabwo ijambo bakoresha ntabwo ari ukubaha, ni uguha icyubahiro, ikuzo. Biragoranye, ariko Imana ikomeza kudufasha kandi tugire neza cyane. Birakwiriye rero yuko abantu dutangira kumenya kwirengagiza amategeko adafite icyo atumariye cyane, tugatangira kwita ku itegeko rifite icyo ritumariye cyane, ryo ryitwa urukundo. Reka nongere mbisubiremo, itegeko ryose uzashyira mu bikorwa nta rukundo rurimo, uzamenya ko icyo kintu ukoze ari icyaha. Hano
muri Yohana wa mbere ibice bitatu ibice bine umurongo wa 20 haravuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Umurimo wose ukorewe Imana nta rukundo cyangwa kwitangira mugenzi wawe ufite ikibazo bihari, uwo murimo ubaye imfabusa, ndetse uwo murimo ni icyaha ahubwo. Ijambo ry'Imana ryarabyoroheje. Utabasha gukunda mwene se areba, ntiyabasha gukunda Imana atareba. Reka tubyoroshye mu yandi magambo yumvikana muri iki gihe. Utabasha gukorera mwene se areba, ntabwo yabasha gukorera Imana atareba. Ibyo ngibyo byazaza no mu kindi gihe twazaba turi kuganira ku butumwa bwiza bwa Kristo. Abantu bakorera nabi bagenzi babo, abafite umubose akamukorera nabi, ngo agiye mu masengesho, ngo agiye kugira gute, ngo agiye kugira gute. Niba utazi gukorera umuntu ureba, boss wawe ureba, umutazi kumukorera neza, Imana utarabuya ntabwo ikora neza nayo. Ibi ni ibyanditswe. Niba utabasha kuba umugaragu wa mugenzi wawe, ntuzibeshye ngo uzi gucira bugufi Imana. Byanditse hano muri Matayo 23 umurongo wa 11 haravuga ngo ahubwo uruta abandi muri mwe ajya umugaragu wanyu. Utabasha no gucira bugufi mugenzi we akaba ngo azicira bugufi Imana atareba, mbere na mbere urukundo rw'abantu ureba. Mbere na mbere umurimo w'Imana ni ugukorera abantu ubasha kureba. Mbere na mbere kwitangira umurimo w'Imana ni ukwitangira abantu ureba. Imana idufashe cyane. Ubwo rero ntukurikire buhumyi ibyanditswe byera wibwira ko ushaka kunezeza Imana, wirengagije abanyabibazo muri kumwe. Bagenzi bawe nibo nyambere. Ukorera Imana mbere na mbere biciye muri bagenzi bawe ukorera. Imirimo myiza dukora bagenzi bacu niyo murimo w'Imana wa mbere twahawe na Kristo Yesu, kuko iyo niyo rukundo ubundi. Uko gutekereza gutyo niko kugira gukiranuka kwawe kwiza, ni kugiye gukiranuka kwawe gukabya. Imirimo yose wakora igendanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, ndabisubiramo, udafite urukundo urimo gukabya gukiranuka. Uwiteka adufashe cyane. Isengesho ry'uyu munsi kadusenge. Data we urakoze cyane, turagushimiye bw'ijambo ryawe, ni ukuri kandi ntabwo ribeshye. Turakwinginze ngo uduhe umwuka wawe wera n'imbaraga zawe nyinshi, kugira ngo tutakorera tugira icyo dukorera kwinezeza no kwihesha icyubahiro nta rukundo. Turasanga ibyo dukora byose tubikorere mu rukundo. Turasanga ibyo dukora byose tubikorane imbabazi, kwihangana, guca bugufi. Ibyo dukora byose tubikore mbere na mbere mu rukundo. Mbere na mbere mu rukundo. Niko turimo turagusaba Mana. Turasenga cyane kugira ngo duhe guca bugufi, kumvira, kukubaha. Kuko tuzi iki ngiki ngo utabasha gukora mugenzi wareba ntiyabasha gukorera Imana. Utabasha kwitangira mugenzi wareba ntiyabasha kwitangira umurimo w'Imana atareba. Turasenga ngo tugire neza, ubane natwe, umare muri twebwe urwaye bwose, kandi umare muri twebwe mw'Imana intege zose. Mu izina rya Yesu dusenga twinginga ngo duhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe, mu izina rya Yesu, amen. Muri Matayo 23 umurongo wa 11 haravuga ngo ariko ngo ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Matayo 23 umurongo wa 11 haravuga ngo ariko uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Wakoze kwifatanya natwe, wakoze kumva ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha, kuko Imana kugendane nawe. Imana ikubashe kuyumvira, Imana ikubashe gukunda, Imana ikuzuza urukundo, Imana ikubashe kugenda nk'uko ishaka, Imana ikubashe kuvuga nk'uko ishaka, Imana ikubashe gutekereza nk'uko ishaka. Imana ikubashishe, iguhe umugisha mu byo ukora, iguhe umugisha mu muryango wawe, iguhe umugisha mu maza, iguhe umugisha mu magenda. Imana iguhe umugisha
mu bucuruzi bwawe niba ari gukora. Imana iguha umugisha mu baturanyi, haleluya, iguha umugisha mu baturanyi bawe, iguha umugisha mu mubiri wawe, iguha umugisha mu bitekerezo byawe, iguha umugisha mu mutima wawe. Mu izina rya Yesu Kristo wakoze kwifatanya natwe, urakoze. Imana iguha umugisha, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.